ndimba ndavuze ngo ngwino dutahe aho se wanditse Marigari wande genda reka guteza intambwe mu rugo rw'abandi wanditse ko naguhunza uranshaka he wande ndimba ariko ko nanifitiye gahunda na Papa Sava y'akazi urange kandi Marigari tazinzi icyo ushaka wande ese ndimba mbona ubyina ingwatira niyo nkingi byagenze bite Marigari bitagenze bite nimumumbarize mwa babyeyi umuntu w'umugabo uko uzagenda akigira rubebe wese iyige hari cyakuyibye se ubwarana mbeshye nkubekera iki niba utari rubebe vuga aho waraye ndimba ntabwo gitase atahe bamuseke iki ndimba none se winjiye undi mugore usigaye ufite inshoreke inshoreke se yijyana ku iki do Mama Sava ugize guki Marigari uravuze ngo ndimbati bahamagaza bakaraza akazana imirisho y'iminyara akaba ari ahonda ku gihumurizo ndimba ibyo nyine bikemuke cyangwa nsubire iwacu ya nawe gitusa rwose ubusi imyaka umaranye na Ndimbati nibwo umenye yuko none afite ntuzangarityo ese niwe Papa Sava iwe digidi yewe nyuza hano kwa Ndimbati numva ngo umugore ngo ari kumwirukankana ngo niba ngo bigenze bite sinzi uko byagenze wa muntu wese byakomeye bimeze bite Ndimbati uyogesha nyina agahera ingunguru yogesha agahera ingunguru wabona babyimbye bagenda yoza se yozi dore ndakubwiye ngo aya Marigari sigaho rwose none niba ari uko nguko uri kuvuga vuga niba Ndimbati atari wese wari ese uravuga ibyo Oya, Papa Sava. kubyara no kumara amavuta oya nabivuge sinabivuge noneho ubwo babyara Ndimbati niwe mushyiraho ibibazo byose byo muri uraje hanyuma badusobanurije ubundi by'imyororokere bakubwiye ngo ntabwo Papa Sava umuntu yakubwira ngo zana radiyo mucurange nyine Margarita nyine urumva yarambwiye ngo nizane iradiyo ducuranga noneho nzana iyo nsanzwe nkoresha mu cyumba hanyuma se ubwo uhageze ugasanga radiyo akeneye yo gucuranga muri stade